Agafilime k'uyu munsi tugatangiriye ahantu ubona hari umugabo w'umukene asa n'aho ari umusabirizi. Imbere ye hateretse igikapu, iruhande rwe hari agapapuro kanditseho ngo icyo kurya. Bisobanuye ko wenda arimo arasabiriza agamije kubona ifunguro igeno ry'umunsi. Mu gihe ari muri ibyo arimo arareba mu gikapu cye, hari umugabo waje wambaye igikote ubona ariko ko ari umusirimu atameze nka wa musabirizi. Ahita akora mu ikofi ye akuramo amafaranga. Wa mugabo ati urakoze. Ahita akora mu gapapuro wa musabirizi arimo arashyiramo amafaranga ye, ahita akuramo amadolari ayashyira mu ikofi ye. Wa musabirizi aramwitegereza ati nyakubahwa urimo urakora ibiki? We yari azi ko agiye kumuha amafaranga, none nayo yisabiye arayamutwaye. Ahita afunga ikofi ye aramwitegereza, ako kanya yahise yikomereza. Umusaza urimo arasaba ati tegereza umunota umwe. Aramukurikira ati nibyo. Arareba ati se mukurikire cyangwa nsubire inyuma ndebe ayo nari nasabye mbere. Aramukurikira ati amafaranga yanjye nyakubahwa, buretse amafaranga yanjye. Ako kanya yahise ahura n'undi musaza bagiye kugongana ati nyakubahwa, mbabarira. Hey! Arakomeza agenda yiruka ati yewe mugenzi wanjye. Araza agera kuri hoteli. Wa mugabo yari amaze kwinjira. Wa musabirizi yahise ahagera. Umusekirite ati yewe nyakubahwa, uba hano? Umusabirizi atoya, ntabwo mba hano. Ati nshaka kubona amafaranga yanjye uriya mugabo yibye. Nshaka kongera kubona amafaranga yanjye nibwe n'uriya mugabo. Amwerekana. Umusekirite arahindukira aramureba ati se uriya mugabo? Umusabirizi ati yego nuriya. Umusekirite arongera ati se nuriya mugabo wambaye ikote rya Gucci? Gucci ni brand nini rwose, ni ikote rihenze. Biramutangaje kubona umusabirizi arimo aratunga urutoki umugabo wifashije, umugabo wiyubashye wambaye ikote rya Gucci ngo amwibiye amafaranga. Umusabirizi ati yego nuriya. Umusekirite arakomeza aribaza ati uriya mugabo yibye amafaranga, atwaye amafaranga yawe? Umusabirizi ati yego. Ati ndabisubiramo yego. Hari umukobwa wabitegerezaga ibyo bari barimo. Umusekirite atumva mugabo, ahangaha ntabwo ari ahantu ho kuvugira ibintu bisekeje. Ahangaha rwose siho duterera inzenya. Subira hanze, subirayo. Yewe subirayo. Umusabirizi ati yego. Ntabwo ushaka kumfasha. Ugomba kumfasha, ugomba kubikora. Umukobwa yakomeje kubumviriza, yakomeje kumva ibyo bavugana. Ikiganiro cyabo yagikurikiye yicecekeye. Umusabirizi arakomeza ati ariko ukwiye kumenya, hari umujura urimo arazenguruka muri hoteli yanyu. Umujura yinjiye muri hoteli yanyu nubwo udashaka kumfasha, kandi ari wowe ushinzwe umutekano wa hano. Umukobwa yarabumvise ahita yigendera. Umusekirite ati ibyo biroroshye. Wa mukobwa yaraje yegera wa musekirite ati yewe nibyo Harold, nibyo rwose, ndaza kubyitaho. Wa mukobwa avuze ko ari buze kubigira ibye akabyitaho. Umusekirite ati yego ndaza kuba mpari. Araza yegera wa mugabo w'umusabirizi ati yewe, wizeye neza koko ko ari uriya mugabo? Nuriya mugabo wayibye, urabizi neza, ubihagazeho? Wa mugabo wibye ahangaha yari yibereye, yari amaze guhindura rya kote. Umusabirizi ati njyewe nshobora kubyerekana, mfite ibimenyetso. Harimo idolari rimwe ricitseho uruhande rumwe. Icyo ni ikimenyetso rwose. Umukobwa bikomeje kumutangaza. Ati rero kuva ubu icyo nkwiye gukora ni ukugenzura ikofi ye nkareba ko harimo iyo note y'idolari icitseho ku ruhande. Umusabirizi arakomeza arireba. Umukobwa arakomeza ati okay, wowe genda wicare hariya utegereze, njye mu bugenzuzi bwanjye ngiye kwikorera iperereza. Umusaza ati yego urakoze cyane, murakoze rwose.
Umusaza agiye kugenda arongera arebana na wa musekirite wanze kumufasha. Umusekirite nawe aramwitegereza, umusaza yiyicarira ahangaha arakomeza arivugisha ati abona undi musaza w'umusirimu wari umwicaye iruhande arimo arasoma ikinyamakuru, aramusuhuza ati bite muze. Yarimo arisomera yinywera n'agakawa. Wa mukobwa hano yari ageze kuri wa musore wibye ati mwiriwe neza nyakubahwa. Umusore agiye kugenda, umukobwa arakomeza ati mbabarira, ushobora kumvunjira aya madolari 10? Mfite amadolari 10 ndi kuvunjisha, wayamvunjira? Nkeneye kwishyura imashini. Umusore yahise akora mu ikofi ye akuramo inote y'idolari ati fata aya ngaya rwose ndakuvunjira, genda bakuvunjire. Umukobwa afata ka kanota arakitegereza, abona karacitse nk'uko wa musaza wa musabirizi yamubwiye ati uze kureba harimo inote y'idolari 1 icitse. Umukobwa ati nyakubahwa, aya mafaranga wayakuye hehe ko mbona ameze nk'aho hari aho nyazi? Wa musore yahise amwaka ka kanote ati ibi ntibikureba rwose, ibi ntibikureba. Umukobwa arakomeza ati njyewe sintekereza ko iyi note y'idolari ari iyawe, mbwira aho yakuye kuko sintekereza ko ari ayawe. Umusore ati uri umupolisi? Umukobwa atoya, ariko nshobora guhamagara abapolisi. Nubwo ntari umupolisi nshobora guhamagara abapolisi ahangaha rwose bakagushyira mu maboko atari ayawe. Atumva. Umukobwa yarakomeje abwira wa musore atumva, ntutewe isoni no kwiba umusabirizi? Ntutewe isoni no kwiba umusaza w'inzererezi koko? Mu gihe baganiraga ibyo, hano ku ruhande kuri kontwari hari abakobwa beza babumvaga bari kumwe n'umuseriveri. Ni abakobwa beza rwose bari bakomeje kubatega amatwi ibyo bibereyemo. Wa musore arakomeza asoma kuri baji ya wa mukobwa ati nkeneye kuvugana na nyiri hoteli, ntacyo mvugana namwe. Abakozi bo muri hoteli rwose ntacyo baba bapfana na hoteli, njyewe nkeneye kuvugana na nyiri hoteli. Umukobwa atese utekereza ko nyiri hoteli afite umwanya wa buri umwe wese? Ntabwo rwose nyiri hoteli afitiye umwanya umuntu wese n'abajura nkawe. Umusore ati yego, ntekereza ko ari buze kumbonera umwanya. Ntabwo rwose yaburira umwanya umuhungu we yibyariye. Njyewe ndi umuhungu we, bityo nyiri hoteli ntiyamburira umwanya. Ahita yigendera. Umukobwa ati se nyakubahwa, ahita agenda nawe. Tugarutse ahangaha hari umusaza wabazaga ubanza ari we nyiri hoteli ati se ni iki yakoze? Wa mukobwa yarimo amusubiza ati nyakubahwa, yibye umuntu, hari umuntu yibye. Umusore arareba wa musaza usa naho ari we nyiri hoteli ati Fred, hari igitekerezo ufite kukurinda icyubahiro cyawe, kukurinda icyubahiro cya hoteli yacu n'umuryango wacu? Urabona ibi ngibi urimo uravugwaho hari icyo bizangiza ku cyubahiro cyacu, ku izina ryacu? Ati rero njyewe uko mbyumva, njyewe nzongera nkohereze mu ishuri rya gisirikare niba ari uko nguko witwara, niba udasabye imbabazi uyu mushyitsi. Wa musore ati papa, ntabwo ari umushyitsi, uwo muntu uvugwa ntabwo ari umushyitsi rwose. Ni udufaranga duke nafashe tw'umusabirizi ugenda asabiriza ku muhanda, ntabwo ari umushyitsi wo kuri hoteli yacu. Umusaza ati ngo iki? Inzererezi? Ayo mafaranga wafashe ni ay'inzererezi? Umukobwa biramucanga, yasanze nyiri hoteli ari we se w'uyu musore yaregaga. Umusaza araseka, umukobwa byamucanze, bombi baraseka. Umusaza ati Dana, abwira wa mukobwa, numvise impamvu, ntabwo mbyumva. Kubera iki waza kunderanja kubera aka kabazo koroshye gutya? Iki nicyo kibazo cyatumye uza kundeba ndi umubose, ninjye bose, none waje kundeba kuri ubu busa?
aka kabazo kangana gutya niko katumye uza kundeba? Umukobwa ati ariko nyakubahwa, nubwo ari umusabirizi, nubwo ari umusaza w'inzererezi, n'ubundi ni ubujura. Uko mwabyita kose ni ubujura umuhungu wawe yibye. Umusaza ati ariko ntabwo ubwo bujura bwabereye muri hoteli. Twebwe ibyo dushinzwe ni ibibera hano muri hoteli, kandi ibyo ngibyo byabereye hanze ya hoteli. Ikintu cyose rero kibera hanze ya hoteli, mu gihe wowe uri mu masaha yawe y'akazi, ntabwo bikureba. Ibyabereye hanze ya hoteli wowe wibereye mu masaha y'akazi si ibintu bikureba muko. Dana byamutunguye rwose. Umusaza ahita yiyicarira. Ati ariko uwo mugabo w'inzererezi utagira haba ari ahangaha rwose, yicaye mu ntebe z'iwanjye. Ibi ngibi ni wowe bireba. Yabireberaga kuri kamera, yarebaga amashusho yo kuri kamera akabona wa musabirizi n'ubundi aho yicaye ni muri hoteli ye. Ati rwose mu gihe yicaye ahantu nk'aha birakureba. Niba rero utamwirinze aka kanya ngo umusohore, ngo umwiteho, nawe ubwawe uzisanga uri ku muhanda urimo urasabiriza hamwe nawe. Umukobwa rwose ntabwo yishimiye amagambo ya bosi wabo. Yaraje kurega uyu muhungu wibye umusabirizi, kumbe bose we niwe se w'uyu muhungu, wenda ni nawe yamutoje kwiba. Umusaza ahita arakara yigira seriye. Ati se birasobanutse, birumvikana? Umukobwa amwenyuramo ati yego nyakubahwa, bamuviriyeho indimu. Ahita ahaguruka agenda yihuta, asa naho atishimiye uburyo ikibazo gikemutse. Ageze ahangaha areba inote y'idolari yari afite mu mufuka, ayicaho hejuru, gusa ntazi niba aho aciye ari hamwe ya note ya wa musabirizi yari iciye. Arayiciye, wenda ni ukugira ngo ayijyanire wa musabirizi amuve mu maso, yumve ko ikibazo cye agikemuye. Araza ati rwose ni byiza. Umusabirizi ati yego. Arakomeza ati ahangaha atakira ni n'ayawe. Umusaza arayareba ati rwose mbabarira. Umukobwa ati mbabarira ku byabaye, mbabarira ku byakubayeho rwose. Umusaza wa musabirizi ati mama urakoze cyane. Ati ariko sinakwemera amafaranga yawe. Aya mafaranga ni ayawe, njye mfite ayanjye sinayemera. Idolari ryanjye ricitseho ku ruhande, ntabwo ricitse hagati. Ati ariko urakoze, wari ukoze rwose. Ahangaha rero ba bakobwa twigeze kubona bicaye kuri kontwari basaga n'abasohotse. Wa musore wibye idolari rya wa musabirizi arabareba ati yemwe bako, mushobora kuza tukajya gufata agakokiteyile, hari ikibazo? Umukobwa umwe ati ntabwo turimo turanywa rwose. Ntabwo twebwe twakwemera kunywa ku mafaranga y'umusabirizi. Ni nk'aho bari bashatse kumucyurira batese wowe urigira nk'aho ushaka kutunywesha, si amafaranga wibye umusabirizi. Ayo ngayo nta kintu tuyafataho rwose, ntabwo tujya kunywa kuri ayo mafaranga, uyanywere wenyine. Umusore ati njyewe ntabwo nibye umusabirizi, ntabwo nibye mayibobo. Undi mukobwa ati yego, ntabwo rwose wabivuga, ntiwabivuga ariko turabizi, twakumvaga uko mwabivugaga rwose twabyumvaga. Bahita bigendera. Tugarutse kuri wa musabirizi aganira na wa mukobwa, yari akomeje kumushimira ati rwose mwakoze cyane. Wa musore yahise ahagera ati yewe wowe. Ahita afata wa musabirizi, barasa n'abarwana. Wa mukobwa yahise ahagera ati urakora iki? Umusore ati ngo iki? Umusekirite nawe yahise ahagera ati mukwiye kumusaka. Wa musore ati mukwiye gusaka uyu musabirizi ni umujura. Arakomeza ati sinzi icyo yakoraga ahangaha kuva kare, sinzi impamvu mutamuhojejeho ijisho rwose. Umusaza ati njyewe nari ntegereje umureceptioniste, nta kindi nakoraga hano. Umusekirite araza atangira kumusaka ati se urakomeje? Umusaza ati urakomeje.
njyewe ndi umugabo w'inyangamugayo. Uretse ako kanya yahise akura ikofi mu mufuka wa wa musaza. Ati murayibona ngiyi rwose. Wa musore ati iyo ni iyanjye. Wowe? Umusaza arakomeza aratekereza ati ndatekereza. Ati rwose ntabwo biciye mu mucyo kuba wanshinja. Ni wa musore wabivugaga ati kunshinja ubujura ntabwo ari ibintu byari biciye mu mucyo, ahubwo ni uburyo bwakoreshejwe bwo guhishira umujura. Umusaza ati sinzi rwose, njyewe sinzi uko byarangiye iyi kofi igeze mu mufuko wanjye, ntabwo nzi ukuntu byagenze. Umusore ati ibyo ngibyo genda ubibwire polisi. Ahita ahamagara umusekirite. Umusekirite aramusanga. Wa mukobwa asigara abwira wa musabirizi ati kuki wabikoze? Umusabirizi ati se ni gute nari kuyiba? Njyewe nari ndi hano igihe cyose, ntabwo nkeneye amafaranga y'undi muntu. Ndarahiye ntabwo rwose nigeze nkenera amafaranga y'undi muntu. Umukobwa biramucanga. Umukobwa yayobewe ibiri kubera ahangaha kuri hoteli. Abwira wa musabirizi ati rero ukwiye kwiruka mbere y'uko abapolisi bagera hano. Mbere y'uko polisi iza ukwiye kwiruka. Umusaza atoya, sinshobora kwiruka, ahubwo wowe uraza kwirukanwa ku kazi. Umukobwa ati njyewe rwose ibyo simbyitayeho, niyo nakwirukanwa ku kazi ibyo ntibindeba rwose, ariko ngashyigikira ukuri. Umusaza ati rero nungutse igitekerezo. Ndatekereza ko kamera zafashe ibintu byose byabereye hano, sibyo? Uko byagenze kose nkeka ko ayo mashusho kamera zayafashe. Umukobwa atungurwa no kumva ubwenge bw'uyu mukene w'umusabirizi. Umukobwa atangira guseka. Ahangaha rero aya ni amashusho yo kuri kamera. Babonye ukuntu ibintu byose byagenze. Bajya kureba wa musaza bati nyakubahwa Johnson, urimo urakora ibiki hano? Umusaza ati nababwiye kwirinda uyu musabirizi. Ikintu arimo arakora ni ukugerageza kundakaza, arimo aragerageza gutuma niyumva nabi. Umukobwa ati nyakubahwa, umuhungu wawe yagiriye nabi uyu musabirizi. Umusaza ati none mbigire nte? Murumva ikibazo ari ikihe? Niba yamwibye ikibazo ni ikihe? Umukobwa ati yego rwose birahangayikishije kubera ko umuhungu wawe ari umujura. Umuhungu wawe ni umujura, niyo mpamvu bihangayikishije. Ati kandi akwiye gukurikiranwa kuri icyo gikorwa yakoze. Umusaza ati Yesu Kristo, umujura ubihagazeho ko ari umujura? Ati n'uwakwiba uwiba ko yiba umuntu ufite icyo yibwa. None umusabirizi bamwibiki? Ati n'ayo mafaranga asaye none ngo bamwibye kandi ari amafaranga aba yasabye. Ako kanya wa musore yahise ahagera ati niwe. Umusekirite nawe ati yego nyakubahwa. Ahita afata wa musaza w'umusabirizi amufungira amapinga inyuma, amushyira ku kandoyi. Umusabirizi ati urakoze rwose kugerageza. Abwira wa mukobwa ati rwose nubwo bidaciyemo ntako utagize, wakoze cyane. Aza kuri wa mukobwa ati rero ubwo se byafashije iki? Hari icyo byafashije? Ati agiye kubona igitanda cyiza, nubwo byagenze bityo agiye kubona uburiri bwiza rwose. Baraseka we n'umusaza, baraseka we na se. Ati uriya musabirizi ntiyagiraga haba, yari inzererezi, none agiye ahantu aza kubona aho arara hameze neza. Umukobwa ati muraseka, uriya musore mwabihinduye imikino kandi agiye gufungwa ku bwanyu. Tugarutse ahangaha hari uwavugaga ati buri muntu wese abona ikimukwiriye. Buri muntu wese icyo abona ku isi ni ikiba kimukwiriye. Ati kandi nawe Dana ukwiye kwirukanwa kuko ari cyo kigukwiriye. Ni wa mukobwa barimo birukana kubera ko ngo yivanze mu bitamureba. Ntabwo wigeze ukurikiza amabwiriza yanjye. Umukobwa ati rero nawe ibyo ngibyo ntuzitandukanya nabyo.
ibyo by'ubujura rwose ntuzigera witandukanya nabyo ngo nuko unyirukanye. Hariya hantu muri iriya koridoro hari abantu benshi bazi uko byagenze. Nizeye neza ko hari abantu babonye iriya kofi yawe uyishyira mu mufuko we. Ntabwo ari umujura rwose, abantu babibonye. Umusore na se baraseka, bombi ni abajura nubwo ari abakire. Bate se ninde? Umusore arabaza ati ni bande? Bariya basore b'abakire. Niba ari abo ngabo rwose wahiye. Bariya ntacyo bitayeho, ntacyo bari bitayeho. Ntabwo bakwita ku mutindi nk'uriya, ntabwo bakwita ku buzima bw'uriya mutindi. Urabizi iyo aza kuba aryamye mu muhanda bari bumukubure bakamujyana mu kimoteri. Ibirenge bye, agakote ke, kariya kajakete ke, ntabwo nzi rwose. Tugarutse ahangaha, hari abapolisi batambukaga, hari uwabarebye arabwira ati yemwe bofisiye. Abapolisi barahindukira, ni ba bapolisi bari batwaye wa musabirizi. Umusore yakomeje kwibaza ukuntu bari abantu baba babyitayeho, abantu barebaga ibyabereye hariya byose. Ati se ni mu ikofi yabo? Ntabwo babyitaho, ntabwo bakwita ku bantu b'abakene b'umwanda batagira aho baba. Ntabwo bishoboka rwose. Arimo aritotomba avuga ukuntu abo bakire babonye ashyira iriya kofi mu mufuka w'uriya musabirizi kugira ngo bamufunge, badashobora kubyitaho. Ntabwo nawe bakwitayeho, ukwiye kubimenya. Ukwiye kumenya ko nta muntu witaye ku wundi, nta muntu witaye ku wundi rwose. Niba nashyize ikofi yanjye mu mufuka we, uragira ngo bigende bite ko nta wari ubyitayeho? Nta muntu ubyitayeho, nanjye ntawe nitayeho. Abapolisi bakomeje guhagarara bareba hejuru aho ijwi ririmo riraturuka, batwaye wa musabirizi mu mapingu. Ati ibi ngibi rwose bizamvaho. Wa mukobwa akomeza kuvuga ati ndibaza icyo abapolisi barimo barabitekerezaho. Bombi baraseka, umwana na se baraseka, ni ibisambo nubwo ari abaherwe. Umukobwa arabaza ati se mwa bantu mwe, mwumvise ibintu byose? Mwabyumvise? Mwumvise ibyavuzwe? Mu gihe baganiraga hari ahantu wa mukobwa yakandaga, ubanza yarikodingaga ikiganiro cyabo cyose. Umusore ati iki? Ni iki wakoze? Bombi baratangara. Umukobwa yabarikodingaga ikiganiro bagiranye cyose, yagifashe amajwi. Barareba, baritegereza, barareba amashusho. Umusaza byamutunguye, umusore nawe biramutangaje. Umusaza ahita yiruka, n'umuhungu we ariruka. Bagenda biruka, bahita baza bahura na ba bapolisi. Umupolisi ati basore mukwiye kuza tukagendana. Umusaza ati ibyo bintu muvuga ndumva ari amanjwe. Ni amanjwe rwose, nta kintu nakoze, nta kintu ngewe nakoze rwose. Umukobwa arimo arabaseka ati tugende, ibyo uzabibwira umucamanza. Umusaza atoya oya, ntabwo nshobora kujya muri gereza rwose, ntabwo nshobora kujya muri gereza. Wa musore ati papa gira icyo ukora. Ibintu byose akora abikora yishingikirije se, none na se bamwambitse ipingu. Umusaza arakaye cyane ati yego ziba, funga Fred, ziba, genda. Umusore ati papa gira icyo ukora. Babajyanye intambike, umusaza n'umuhungu we. Wa musabirizi ati ntabwo numva uburyo nagushimira rwose. Dana ati mu by'ukuri ntabwo ari nge ukwiye gushima, sinjye ukwiye gushima rwose. Ukwiye gushima aba bantu bose bari hano, babigizemo uruhare. Ni aba bantu bose ukwiye gushimira, si ngewe. Umusaza arahindukira areba ba bakire aho bicaye ati murakoze, mwakoze cyane mwese. Abasaza b'abaherwe bifatiraga ka kofi baramureba bati rwose ntukwiye kudushimira, twebwe turi abantu nkawe, nta mpamvu yo kudushimira rwose. Twebwe ni uko twagize amahirwe yisumbuyeho gato, naho ubundi turi abantu nkawe nubwo uri umusabirizi, ntacyo tukurusha. Ni umugore wabivugaga ati ndumva ukeneye akazi ubu ngubu, icyo ukeneye ni akazi. Wowe mpa nimero yawe,
ni umukobwa mwiza wabibwiraga wa mukobwa wirukanywe ku kazi ati icyo ukeneye wowe ni akazi, ndabizi ko bakwirukanye ku kazi, wowe gerageza umpe nimero yawe, hari icyo dushobora gukora, hari icyo dushobora gukora rwose, wowe mpaka nimero. Umukobwa biramucanga rwose, abaye excited, ntazi uburyo yabashimira, ntazi ibimubayeho kubera gutabara uyu musabirizi, akirengagiza ibishobora kumubaho byose, akirengagiza akazi ariko akarwana kurengana. Agafilime kacu rero naha karangiriye, akuyu munsi naha ngaha. Niba utarakanda subscribe nicyo gihe ngo ubikore, kuko turimo turabategurira ibintu byiza byinshi cyane nk'ibi. Kanda no kukazogera. Turagushimiye cyane niba wakurikiye agafilime kacu, tunakubwira ko hari utundi dufilime twinshi twakoze